السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. بفاني وإسلام كونجي gushimira Allah subhanahu wa ta'ala cyane, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko amahoro n'imbabazi bye yabihundagaza ku ntumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bavandimwe wa Islam, kibisanzwe wa mwanya wo kwibukiranya abantu bari bize basakaza ibintu bitandukanye, abarabashirikina, abantu ba bid'a, abakanyi, abanyamaasi, byose bamena basakaza hirya no hino. Ni nako rero umuvuga butumwa ushaka kugira icyo atunganya muri societe nawe atagomba gucika intege, ahamagarira abagenzi be gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe wa Islam, ejo bundi nyuma yuko dufasha kanya tukibutsa abantu ibyiza byo gusakaza ivuga butumwa ku mbuga nkoranyambaga, harangiye mu Bayisilamu batubajije cyangwa se bifuje impanuro zikomeye cyane. Baravuga bati Sheikh, mugize neza kutwibutsa kino kintu, ariko ese nizehe nama mwatanga, ni gute umuntu yakwifata akubika amaso kuri zimbuga nkoranyambaga? Ko kera umuntu washakaga kuba hari n'ibyo yareba bitarebetse byamusabaga umwanya wo kugenda, akaba yahura n'abantu mu muhanda, wenda akaba ari bwo wenda yabareba. Ariko no munsi abantu bambaye ubusa, abantu biyandaritse barimo barasanga umuntu kuri izo mbuga nkoranyambaga, kuri ayo telefoni, kuri izo internet. Tero hakeneye inama ikomeye cyane, ni gute umuntu yakubika amaso ye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Abandi wa Islam, kubika amaso ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, utarebuzwa ibyo Allah adashaka. Allah bivuze neza muri surati An-Nur, aho yabyiraga abayisilamu kuri aya 31 abayisilamu n'abayisilamukazi, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna ila akhir al ayat. Tab'a Allah subhanahu wa ta'ala arabyira inwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo nabyire abemera Imana b'abagabo bubike amaso yabo bere kurebuzwa ibintu bya haram. Anabyira abemera Imana kazi ko bubika amaso yabo bere kurebuzwa ibintu bya haram. Ndamusi rero ibi bintu bimwe birasanga abantu ku mbuga nkoranyambaga, kubika amaso ni ingenzi cyane. Ariko ikibazo kiragira giti, ni gute umuntu yakubika amaso ku mbuga nkoranyambaga? Biragoye. Bavandimwe b'Islam, mwemera Imana nyine arageragezwa. Ibyo birazwi tab'a, kuvuga ngo wemeye Allah subhanahu wa ta'ala hari ibigeragezo ugomba gutsinda, kuvuga ngo kunda Allah hari ibigeragezo ugomba gutsinda. Kubika amaso ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu bishoboka kandi byoroshye. Bavandimwe b'Islam, birazwi yuko iyo umuntu agiye gufungura izi mbuga nkoranyambaga, yaba ari kugira ngo agere kuri YouTube, yaba ari kugira ngo agere kuri Facebook, yaba ari kugira ngo agere kuri WhatsApp, Telegram n'ibindi byari byose yafungura, aho yabikura kuri Play Store n'ahandi, aho yabikura ari hose, application yashiramo muri telefone, abafite Gmail. Iyi Gmail yiwe niyo ibyo ayikoresha asacinga ibyo akunda. Bavandimwe Islam, ni byo bamuha. Niba ukunda kureba abashehi babasomyi runaka, niyo baguha. Niba ukunda ibintu byo guteka, nibyo baguha. Niba ukunda ibintu by'abantu bambara ubusa, n'iki nibyo baguha. Niba ukunda ibintu by'abantu bari muri betting, nibyo baguha. Niba ukunda ibintu by'abantu batinya Imana, abashehe bari guhamagarira abantu sunna salafiya, nibyo baguha. Yewe niyo ukunda abashehe baba bid'a, nibyo bagenda baguhereza hashingiye kuri ya Gmail yawe. Ubwo rero kubika amaso bizaterwaho n'ibyo usacinga biri ku mutima wawe. Niba ushaka kubika amaso, ibintu bibi ukabireka, ntawe bigukandisha ku mbaraga. Iyo utabikanda kandi ubishakisha, nta n'ibyo bakuzanira. Ariko ibyo washakishije imbuga ukunda gushakisha n'ibintu ukunda kwibonamo, niba ari imipira, niba ari amakarate, niba ari siporo, ibyo ari byo byose wowe ushakisha, Sheikh, telefone yawe iragenda ikagira ngo iri gukorana n'ubwonko bwawe.
utari wanayibaza igahita ibiguhereza wowe ukibitekereza gusa igahita ibiguha. Ubwo niba ari amashekhe, niba ari amawayiza, niba ari abantu bafunga, niba ari abantu bimaka, wowe ibyo ushaka. Ubwo rero kubika amaso kuri telefone birashoboka ebana nta kabuza, ariko ni kwa kurwana kwawe n'umutima wawe kubyo wewe ushaka. Ibyo uzasakinga nibyo bazaguha. Ibyo utanga utajya kunda gushakisha ntabwo baguha. Kandi ibyo bikanajyanira n'abavandimwe b'Islam na hadisi imwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama itubwira iti ngo huffati aljannatu bil makarih wa huffati an-naru bishahawat. Ngo ijuru rikikijwe n'ibintu abantu badakunda. Zacunga umuntu anyura ku bashehe amawayiza iki akahita yitira, ariko yanyura kuri ibyo ngibyo rimwe shetani kahita imushiramo imbaraga. Mwana gutekereza hadisi nk'izi ngizi, ngijuru rikikijwe n'ibintu abantu badakunda, ariko umuriro ukikijwe n'ibintu abantu by'amashahawa baba biyumvira bajyamo. Umuntu aragomba kwihangana. Niyo mpamvu haje muri mu busobanuro bwa hadisi yuko man taraka shay'an lillahi awadahu Allah subhanahu wa ta'ala khayran minhu. Uzareka ikintu kubera Imana ngo Allah subhanahu wa ta'ala azamushumbusha ikiza kurushaho. Uzareka ibintu by'amashahawa by'abantu bambaye ubusa kubera Imana, Allah azamushumbusha uburyohe bwa imani. Bavandimwe Islam rero mu gusoza, ama hadisi ni menshi n'ama aya ni menshi. Dutinye Imana Allah subhanahu wa ta'ala kuri zimbuga nkoranyambaga, tuzikoresha mu by'Imana ishaka, ko twabonye yuko zigereranywa n'icyuma. Uwagikatisha yica abantu cyangwa wagikatisha atunganya ibyo kurya. Nizi telefoni gutyo zimeze, uzikoresha mu byiza cyangwa se mu bitashimishije, byose Allah abamureba. Nwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iti la ya'tiyanna aw la a'lamanna aqwaman ya'tuna yawm al-qiyamah bihasanatin ila akhir al-ahadith. Mwanya bari mutoya ngo nza abantu bazaza ku munsi w'imperuka bafite ibyiza byinshi cyane, ariko Allah subhanahu wa ta'ala fayaj'alahu Allah subhanahu wa ta'ala haba manthura. Allah bigira umukungugu. Ngo kubera iki? Ngiyo bajyaga biherera bari bonye nta muntu bareba, ngo bakoraga ibyaha bya rutura, baba bari kumwe n'abantu bakigira abayisilamu beza. Usabona umuntu umuyisilamu mwiza pe, ariko yaba ari mu cyumba we wenyine agakora ibyaha bya karundura kuri izi telefone. Ati bigiza byo Allah subhanahu wa ta'ala azabigira imfabuza yawmul qiyamah. Dutinye Imana bavandimwe Islam rero kuri izi telefone nujye ubona ikintu cyane cyane abantu bashatse, umugore uramufite, ibyo ushaka kwirigura gutakaza umwanya wawe nguri kureba, umugore wawe arabifite, umugabo wawe arabifite. Dutinye Imana n'urubyiruko n'iki shaka. Akenshi na kenshi ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga bitwara ibyiza by'abantu n'iby'abantu bambaye ubusa, n'ibyo gutakaza umwanya w'ubusa. Ndakeka inshallah nayingerageje Allah bishimira azagumye kubaha ibihe byiza. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.